ikintu gitangaje ahangaha ni ukubera icyo umuntu ava mu bupagani ibyaha yakoraga ntabyibagirwe. ubu hano muri mwe harimo abantu bamaze imyaka 10-15 batajya mu tubyiniro, ariko uramutse ushyizemo indirimbo yabyinaga mu kabyiniro yayibyina ukagira ngo nimugoroba yarariyo. wari wabona umuntu wakoze amafuti wamwegera agakora mu mufuko akakubwira ngo use naciye nk'amabere, use ninjye wa mbere wumvise, n'ibitari umuntu yabikora kandi ntagire icyaha. Mose yasanze bakoze ibyaha, ariko umutima ubashinja icyaha no kumva batandukanye n'Imana, umutima ubarya washize. Bishoboka ko nawe nta mutima ukurya ukigira. Ariko isi y'uyu munsi wa none, umukobwa arimo arafata tatuwaje y'inzoka akayikubita munsi y'umukondo, umukondo akawufunga w'icyuma. Ariko reka ngira ikintu nkubaza kuko inda baziritse iherena ifite tatuwaje y'inzoka, uba wumva uwo muntu azakubyarira? Nasomye mu gitabo abakurambere n'abahanuzi yuko mbere gato yuko Yesu aza, mu nzu y'Imana hazaba hayoboye abagabo bameze nka Aroni. Icyo gitabo cyaravuze ngo bazaba ari ba nyamugirya n'ino, abayobozi b'itorero badashaka kwiteranya n'abizera, batinya gufata umwanzuro ngo induru zitavuga, bemera gukora ikintu kibi bakizi ariko kugira ngo batange care. Iyo Satani akubonye warindaye akabona uhobeye umuntu uramutindanye ku rusengero, aravuga ati aka nako ni akamenyetso bizageraho bize. Satani ntajya acika intege. None we ngo baguteye indobo, hari n'igihe uzargitanga. Umuntu ngo ntakiza gusenga, korari yayivuyemo, ukamuhamagara ngo amaze iminsi 3 ngo yikingiranye, abantu bakaguhamagara baturiya mukobwa musengana mu muganirize, hari umuhungu wamubenze none ashobora no kwiyahura. Upfa iki? Reka abasore barahari, abasore b'abagabo barahari, abasore b'imbwa barahari. Oya, mujye mwemera, niba mutigenga mujye mwemera Imana ibahihishurirwa. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24 umurongo wa 14. Haleluya. Munyemerere mujye juru dusenge. Witeka Mana nziza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Wabanye natwe muri iki cyumweru, bamwe cyababereye cyiza abandi cyababereye kibi, ariko uri Imana ihora ari nziza ibihe byose. Bamwe bacitse intege mu byo kwizera kubw'ibigeragezo baciyemo, ariko uri Imana itwongera imbaraga. Muri uyu mwanya tugiye kubumbura ijambo ryawe, nyuma y'indirimbo nziza zera ziririmbwe n'abana bawe. Reka ijambo ryawe ribumbura imitima yacu kugira ngo uyikingure ribone aho rijya kandi ribyara umusaruro mu buzima bwacu. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Murakoze. Nshimire abaririmbyi baririmbye, Imana ibahe umugisha. Nshimire abateguye ino gahunda, namwe Imana ibahe umugisha. Iminota dufite ni mike, ndagira ngo tujye mbere kwiga ijambo ry'Imana. Ejo wenda ntituzabura iminota 3 yo gusuhuzanya, ariko iminota mfite ninshyiramo iyo kuramukanya irabinshiranye. Ariko reka ndeba abantu baje bafite Bibiliya. Abantu mufite Bibiliya? Imana ibahe umugisha. Reka mbasabe tujyane muri Bibiliya zanyu, mwinjire mu gitabo cyo Kuva. Igitabo cyitwa Kuva, turareba igice cya 32. Tugiye kwigana icyigisho gifite insanganyamatsiko ivuga ngo ubwigenge bupfuye. Ubwigenge bugize gute? Bupfuye. Iyo umuntu avuze ubwigenge aba ashaka kuvuga iki? Bamwe baravuze ngo ni ukwishyira ukizana, bivuze ngo ni ukugendera igihe ushakiye ukagarukira icyo ugize gute?
mu matwi y'abantu b'iki gihe. Ndetse ubwigenge abantu benshi bazi ko ari ukuvuga ibyo ushaka kuvuga byose, niyo byaba ari ibisenya ukabirekura. Mu bihugu bimwe na bimwe bijya bivuga ngo bifite ubwigenge, babishimira yuko umuntu ashobora gukuramo urukweto ngo akarutera nk'umuyobozi w'igihugu. Ariko ubwo ni ubwigenge bugize gute? Bupfuye. Mu buzima bwa gisore, iyo umuntu yifitiye uko abaho nta muntu ubyinjiramo, ukaba ufite akazu kawe ubamo nta muntu ukakugengaho, ukakinjizamo uwo ushaka igihe ushakira, ukakariramo ibyo ushaka, ako kazu bahita bagashakira izina bakakita ghetto, abandi bakita biterwa n'icyuricyo. Abantu benshi usanga batanejejwe no kuba iwabo, bishimira utwo tuzu tw'icyumba, utwo tuzu tudafite umudendezo, tudafite umutekano w'umutimanama. Ariko abantu bakunda utwo tuzu kubera ikintu cyitwa ubwigenge. Ariko iyo urebye neza usanga atari ubwigenge nyabwo, ni ubwigenge bupfuye. Abantu benshi ntago bajya bishimira kuba mu matorero afite gahunda, baba bashaka kuba mu matorero ajagaraye. Ugasanga umuntu arajagaraye, ari mu itorero rijagaraye, rirasenga rijagaraye, nawe araririmbira ajagaraye, n'imisatsi ye igize gute? Ijagaraye. Ibintu bijagaraye ubu bigezweho. Kenshi na kenshi iyo muganire n'umuntu arakubwira ati iri torero ryacu icyo ndikundira, ntago bajya mu bintu bya kure, ntago bigora. Abantu benshi barimo barahitamo amadini basengeramo abemerera umudendezo, abemerera kugira ubwigenge, ariko bugize gute? Bupfuye. Ariko umunsi umwe Imana yahamagaye Mose ngo imuhe amategeko, imubwira yuko ari buzamuke akazamukana na Aroni. Ariko Aroni yagombaga gusigara. Abantu benshi bibajije impamvu Aroni atazamutse. Imana itegeka Mose kuzamuka umusozi, imusaba kuzamukana na Yosuwa. Aroni yagombaga gusigara aho Mose atari, akaziba icyuho. Kuko mu buzima busanzwe hari abantu bajya baprofita umuyobozi runaka adahari, bagakora ibintu bajyaga batinya gukora uwo muyobozi agize gute? Ahari. Mose azamutse umusozi, Aroni asigaye mu baturage. Ikintu cyabaye ni kimwe, abantu bapushinze Aroni cyane, baramubwira bati dore niwe twasigaranye, Imana yadukuye mu Egiputa ntago turimo kuyibona, na Mose wa wundi wadukuye mu Egiputa nitumubona. Ndagira ngo mbabwire ngo ikintu cya mbere cyababaje Imana ni ukwitiranya Imana na Mose. Uwiteka wadukuye mu Egiputa hamwe na Mose ntago tubabona. Ni ikosa rikomeye kuba Imana ibyo yagukoreye ubyitirira abantu. Abisiraheli bapushinze Aroni, Aroni abonye barimo kumusaba kubaremera ikigirwamana, Aroni arabanza abereka yuko nta maherena afite. Ikigirwamana bakeneye kigomba gukorwa mu izahabu, kandi izahabu ntazo afite. Abantu baramubwira bati hoye, twebwe twifitiye amaherena, twifitiye impeta zo ku matwi no ku mazuru, nta kibazo twebwe dufite, wowe ahubwo tangiza fundraising tubitange. Biratangaje ko amaherena, imikufi cyangwa se amasheneti yagombaga kuvamo ikigirwamana, babihagurukanye mu Egiputa barabyitwaza. Nshuti zanjye, nagira ngo mbabwire ngo ikigirwamana bagikoze nticyabuze ugutwi cyangwa izuru. Dushobora guhaguruka, Satani akaduhagurutsa akatwemerera kuza mu bintu by'Imana, ariko buri wese muri twe Satani afite ikintu yaguhaye
kizatuma Imana ita agaciro mu nkambi yayo. Ushobora guhaguruka ukaza mu byo gusenga, ariko ukaba ufite umunwa uzasenya korari. Ushobora guhaguruka ukaza gusenga, ariko ukaba ufite amarangamutima azasenya urugo rwa pastor. Wowe uhaguruka mu Egiputa wahagurukanye iki? Kizakora ryari? Abisiraheli ikigirwamana kimaze gukorwa, Mose ntago yari ahari. Abisiraheli barabyina, barirekura. Imana ibwira Mose ngo subirayo kuko babantu wakuye mu Egiputa bataye kontrole, bavuye mu byo bizeraga, bamaze gutwarwa n'umwuka utwara ab'isi. Subirayo ujye kubireba. Umurongo wa 15 w'igice cya 32, Mose arahindukira amanuka uwo musozi afashe mu maboko bya bisate byombi biriho ibihamya. Ariko Mose ajya impaka na Yosuwa. 17, Yosuwa yumvise amajwi y'abantu basakuza, abwira Mose ati urwo rusaku n'urw'intambara iri mu ngando. Mose aramusubiza ati iryo jwi si urusaku rw'abasakurishwa no kunesha, kandi si ijwi ry'abatakishwa no kuneshwa, ahubwo ndumva amajwi y'ababyina. Uku kubyina bari baragukopeye muri Egiputa, nk'uko bari bazanye amaherena no kubyina babyiniraga ikigirwamana babonye mu Egiputa, kandi babyinaga imbyino bari baraboneye muri Egiputa. Ikintu gitangaje ahangaha ni ukubera icyo umuntu ava mu bupagani ibyaha yakoraga ntabyibagirwe. Ubu hano muri mwe harimo abantu bamaze imyaka 10-15 batajya mu tubyiniro, ariko uramutse ushyizemo indirimbo yabyinaga mu kabyiniro yayibyina ukagira ngo nimugoroba yarariyo. No kubera iki? Ni ukuvuga ngo iyo duhindutse tukaza mu by'Imana, Satani ahorana icyizere yuko tuzamugarukira umunsi umwe. Ahora afite icyizere. Iyo Satani akubonye warindaye, akabona uhobeye umuntu uramutindanye ku rusengero, aravuga ati aka nako ni akamenyetso bizagera aho bize. Satani ntajya acika intege. Iyo ushwanye n'umuntu umupfuye ubusa ku rusengero ukazinga ishati, ahita avuga ati aha hantu nahaguma azakura umuntu iryinyo, ndamwizera na kera. Cyo nagira mbabwire ngiki, kwihana ni iki? Kwihana ni ugutuma Satani ibyiringiro yaragufitemo kuzagaruka bimushiramo. Nshuti zanjye, nimureba neza, Mose ahageze, Aroni abura uko abigenza. Aroni arangije abwira Mose, aramubwira ati databuja, uburakari bwawe ntibugurumane, uzaba abantu yuko berekeje imitima ku bibi. Aroni yabwiye Mose, aramubwira ati aba bantu nubwo nanjye ndi mu bipe, ariko aba bantu nta mupango muzima bagira, nta gitekerezo cyiza bajya bapanga, bahora batekereza bapanga ibintu bibi gusa. Ariko reka ngire ikintu mbabwira, mwarabibonye ko hari abantu baba bateye nk'uku. Abisiraheli kuva uyu munsi Imana yabise ubwoko butagonda ijosi. Bishoboka ko nawe waba uri ubwoko butagonda ijosi. Niba umwanzuro mubi wafashe iwanyu badashobora kuwugukuraho, ku ishuri ntibabe bawugukuraho, inshuti zawe umwanzuro upfuye ntizibe zawugukuraho, uwo mwashakanye ntabe yawugukuraho, kugeza ubwo n'inama y'itorero iguhamagarika kugira inama umwanzuro upfuye wafashe ntuwuveho, uba uri ubwoko butagonda ijosi. Ikintu gitangaje, Mose amaze kumva Aroni avuga gutyo, Aroni arakomeza abwira Mose ati barambwiye bati turemera Imana yo kutujya imbere, kuko wa wundi Mose umuntu wadukuye mu gihugu cya Egiputa tutazi icyo yabaye. Nanjye ndababwira nti ufite izahabu wese ayikature, nuko barazima nzijugunya mu muriro,
havamo iki kimasa. Kagira ikintu mbabwira, we ngo yanabikoza akina, yarababwiye ati ikintu twakora twasenga gifite agaciro cyaba ari izahabu. Ubu se izahabu murayifite? Ahita abona barazizanye. Reka ngira ikintu nkubwira, igihe cyose umuntu ushaka gukora icyaha, Satani amuha ikintu azamukiraho. Mose yakomeje kumva ibyo Aroni arimo kuvuga. Aroni arimo arashyigikira intege nke z'abizera. Aroni arimo arahunga ububi bwe yerekana ko abizera ari bo babi. Mose aramureba amukuraho amaso. Nasomye mu gitabo abakurambere n'abahanuzi yuko mbere gato yuko Yesu aza, mu nzu y'Imana hazaba hayoboye abagabo bameze nka Aroni. Icyo gitabo cyaravuze ngo bazaba ari ba nyamugirya n'ino, abayobozi b'itorero badashaka kwiteranya n'abizera, batinya gufata umwanzuro ngo induru zitavuga, bemera gukora ikintu kibi bakizi ariko kugira ngo batange care. Nibo bazaba bayoboye mu nzu y'Imana. Ikintu gitangaje, Mose yarebye Aroni mu maso abona Aroni yarangiye, ariko agerageza gucisha mu maso mu bizera, mu bantu bari mu nkambi. Mose abarebye yabonye hari ikintu cyabaye mu maso habo. Arangije umurongo wa 25 niwo nshaka. Mose abona ko abantu babaye iki? Ibyigenge. Yarabirebye. Umunsi umwe umuntu yabaye ikigenge atakaza ikintu mu maso watamenya. Reka ngire ikintu mbabwira, umunsi wose umuntu yanze kumvira ijwi ry'Imana mu mutima atakaza ikintu. Umunsi umuntu yanze kumvira umutima nama, haba hari ikintu gitakaye. Umunsi umuntu atinyuka, yararewe mu rugo rusenga, agatinyuka agafata icupa ry'inzoga karinywa, wireba mu ndorerwamo ukabona nta cyahindutse. Ariko umuntu ukureba arakureba akabona hari icyahindutse. Umunsi umuntu yasambanye, ushobora kwireba mu ndorerwamo akabona nta kintu cyahindutse. Ariko ku muntu ufite Imana arakureba akabona ko hari icyahindutse. Umunsi umuntu yatinyutse akicarana n'ibirara n'indaya n'abasinzi, Bibiliya iravuga ngo ntukicare mu iteraniro ry'abasinzi n'abanyanda nini n'abarya ibinyama. Hari iteraniro wicaramo ukumva nta kintu wabaye, ariko wataha ukumva hari ikintu watakaje gikomeye. Umwuka wo kwigenga ni umwuka mubi. Umwuka wo kudashaka kugengwa n'Imana ni umwuka utuma dutakaza ibintu. Ariko umuntu ntabwo yakureba ngo amenye ko wowe, ntabwo wakwireba ngo umenye ko icyo kintu wagitakaje. Mose abona ko abantu babaye ibyigenge kuko Aroni yagize gute? Yabakundiye ko bigenga bagahinduka ibitwenge ku banzi babo. Uburyo Imana iyobora, ntabwo Imana yemerera umuntu ukiyoborwa n'umubiri kugira ubwigenge. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo ntimuri abanyu ngo mugire gute? Mwigenge. Niba ubizi yuko ureba ugacumura, ni gute utunga filime, ugatunga indirimbo, ugatunga pornography muri mashine yawe? Niba ubizi yuko iyo uvuze uvuga nabi, ni gute wumva inkuru z'abandi ukazishyiramo umunyu? Ntimuri abanyu ngo mugire gute? Mwigenge. Mbere gato yuko Yesu agaruka, abantu bigenga ubwabo, bikorera ku giti cyabo mu by'umwuka, bazahura n'akaga. Ariko abantu bakorera Imana, bamaze kwiyegurira Imana akaba ari ibagenga, abo ngabo bazaba bagendana n'umwana w'intama aho ajya hose. Nshuti zanjye,
kubera iki Imana yabwiye Mose ko Abisirayeli batannye? Ese ubwigenge Abisirayeli bagize bwari ubuhe? Icyambere, Abisirayeli bari basanzwe bajya ku ihema ry'ibonaniro batinya mu mutima, bajyaga batinya gukora ibyaha, kandi iyo Umwisirayeli yakoraga icyaha yagiraga ubwoba, akajya ku buturo bwera akajyana itungo akajya gusaba Imana imbabazi. Uwo munsi Mose yaraje asanga bakoze ibyaha ariko bari fiyere ku byaha bakoze. Wari wabona umuntu wakoze amafuti wamwegera agakora mu mufuko akakubwira ngo use naciye nk'amabere, use ninjye wa mbere wumvise? N'ibitari umuntu yabikora kandi ntagire icyaha. Mose yasanze bakoze ibyaha, ariko umutima ubashinja icyaha no kumva batandukanye n'Imana, umutima ubarya washize. Bishoboka ko nawe nta mutima ukurya ukigira. Ibi bintu byababaje Imana cyane. Amagambo nasomye mu bakurambere n'abahanuzi aravuga ngo, ni icyigisho cya 28 haravuga ngo umutima Aroni yari afite wo kwemera ibyo abwiwe, ndetse n'icyifuzo cye cyo kunezeza abantu byari byarahumye amaso ye, ntiyabona uburemere bw'icyaha yemereraga abantu gukora. Defo ebyiri zikomeye zizatuma ubuzima bwawe butakara ukaba mu isi warapfuye uhagaze, ni defo ebyiri. Iki kintu cyatumye Aroni Imana yemera yuko anapfa, kandi mu by'ukuri Mose yagombaga kuzapfa, Aroni akamusimbura. Ariko izi defo ebyiri zatumye Imana yemera ko Yosuwa ari we uzageza Abisirayeli Kanani, kuko umuntu ufite izi defo zombi ahora agwa mu byaha atanashakaga kubigwamo. Ibyo byaha ni ibihe? Icyambere, kwemera ibyo ubwiwe byose. Icya kabiri, kugira muri wowe icyifuzo cyo kunezeza abantu. Ni defo ebyiri mbi. Umuntu ukunda utuntu twose abwiwe, rwose uyu muntu ibinambwiye reka mpite mbishyira mu bikorwa. Umuntu wese yakubwira ukazunguza umutwe, umuntu wese yakubwira ukazunguza umutwe, uba ufite ikibazo. Icya kabiri, umuntu wese ukorera ibintu kunezeza abantu, byanga byakunda agwa mu mitego. Iyo ushaka gutegura ubukwe ngo unezeze abantu, ufata ideni rya banki, bakazamanuka ifoto yawe kuri banki y'ukuri bihemu. Iyo ushaka kunezeza abantu, abanyeshuri murabizi, ku ishuri muri segonderi hari umunyeshuri twiganaga yakundaga kunezeza abantu, ariko yigiraga ikigoryi kandi ukabona nicyo. Ntabwo mfite amakuru niba ubugoryi butaramugumanye, kuko hari igihe wikora ibintu bikazashiduka bigukwamiyemo. Ariko icyo nashaka kubabwira ngiki, umuntu ushaka kunezeza abantu, nigeze guhura n'umuntu ndamaza ni ko wambaye imyenda ubona itagendanye n'abantu b'Imana, ariko abantu barambwiye ngo irambera. Abantu barambwiye. Aroni ibi bintu bibiri byamugushije mu mutego, kandi natwe bizatugusha mu mutego. Nushaka kunezeza abantu kurusha kunezeza Imana, nushaka kumva ibyo ubwiwe byose, kizaba ari ikimenyetso cy'uko utitekerereza. Ubwigenge aba bantu bari bagize bwatumye bagwa mu mafuti. Ikindi kintu gikomeye, Mose Imana yaramubwiye ngo hamagara abantu baze bakwegere. Icyambere, abantu baramije icyo kigirwamana bagombaga kujya ibumoso bwa Mose. Icya kabiri, abantu batigeze baramya icyo gishushanyo bagombaga kujya iburyo. Reka ngire ikintu mbabwira, abantu barimo kuramya ikigirwamana bari bazi ko nta muntu n'umwe wasigaye utakiramije. Hari harimo n'abantu b'injiji bavuga ngo ubwo Aroni ahari ibi bintu birejejwe. Ubu hari ahantu uzajya, ujye mu kabyiniro cyangwa ujye mu birori by'abapagani, uhasanga umuntu w'umuririmbyi cyangwa umubwiriza nawe ari mu nguni akata umuziki.
uhita uvuga uti nkurikije uko ukata kandi azi Bibiliya buriya bigize gute biremewe. Hari abantu baramije ikigirwamana kubera ko basanze Aroni ari urimo kuyobora iki gahunda, kandi ukurikije abantu bari bahari wumvaga nta muntu wasigaye utakiramije. Ariko Imana yasigaranye umuryango wa Lewi. Abalewi ngo baravuze bati ibi bintu byabaye amahano, nubwo bigaragara ko abayobozi babirimo Imana ntizabura abayo, twe tugume ku ruhande rw'Imana. Abo ngabo nibo bagiye iburyo bwa Mose. Amen. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo unesha azicarana nanjye ku ntebe yanjye iburyo. Yego, ndakwinginze, gerageza usigare uri mu bakobwa bambara gikirisitu. Gerageza ube mu bakobwa bagikunda Imana, bamaze kugengwa n'Imana ubuzima bwabo. Gerageza ube umuhungu, nubwo hano hanze bakwita inka bakakwita injiji, gerageza ube mu bantu Imana isigaranye mu kuboko kw'iburyo, bazicarana nayo iburyo bwa Data. Ayo matsinda yari abiri. Itsinda ry'ibumoso bari abantu baramije ikigirwamana ariko bakakiramya kubera amarangamutima no gutwarwa n'abantu babonye, bagatwarwa n'ibyo bizungera n'ibirori byari bishyushye. Ariko bamara gukora icyo cyaha bakavuga bati twakoze amahano pe, twakoze amahano ndetse ntibinadukwiriye kwegera aho Imana iri. Abo ngabo baremeye baza ibumoso. Ikintu gitangaje rero, hasigaye itsinda rya gatatu. Basigara bahagaze hariya baravuga batari kuyu azaza ahora tuyoboresha mu kigare adukanga ntabwo tuza, ari iburyo ntituhajya n'ibumoso ntitugira gute. Bibiliya ivuga ko abo ngabo bahise bapfa. Ndabasabye mwitonde. Ubwigenge bupfuye iyo umuntu abugumanye bwangiza ubuzima bwe, bukangiza ibitekerezo bye, bukangiza n'ahazaza ye. Hano wabona hari abasore bahicaye, mama wajya kuvuga akamucecekesha. Hari abantu bafite ubwigenge, hari abantu Satani yahaye ubwigenge, arababwira ati umubiri ni uwawe, amashuri ni ayawe, ubuzima ni ubwawe, ntihakagire umuntu ukuvugiramo, jya ukora ibyo wumva ushaka. Ariko nagira ngo mbabwire ngo ubwo ni ubwigenge bupfuye. Bibiliya iravuga ngo tujye twibuka ko nyuma ya byose hari iki? Hari urubanza. Ngiye kubabwira ibintu bigomba gutuma tutaba ibyigenge. Icya mbere, abantu b'ibyigenge bahura n'ibibazo. Niyo mpamvu dukwiye kwemera kugengwa na Yesu. Nta bwigenge ngishaka. Kubera iki? Ubwigenge Adamu yari afite yabukoresheje nabi, buratakara, yisanga ari umuretwa. Natwe twavukiye muri ubwo buretwa. Uyu munsi rero ubwigenge Satani adushuka ngo dufite ni ubwigenge bwo kurya ibyo ushaka byose, kunywa ibyo ushaka byose, kujya aho ushaka hose, gusenga uburyo ushaka bwose, gusenga ibyo ushaka byose, kwitwara uko ushatse kose, kubaho mu buzima ushaka bwose. Ibyo nibyo Satani yita ubwigenge. Ariko twebwe abantu b'Imana turi abantu Imana yagize gute? Yaronse. Ntabwo turya ibibonetse byose, ntitujya ahantu habonetse hose, ntabwo twambara ibibonetse byose, ntabwo dukundana n'ababonetse bose, ntabwo twakira inama ibonetse yose, ntidusenga mu buryo bubonetse bwose, nta nubwo twizera ibibonetse byose. Turi abantu badasanzwe. Turi abantu batera intambwe ijuru rikishima kuko ridufitemo umugambi. Kubera iki abantu b'ibyigenge ijuru ritabakeneye? Icya mbere, murebe muri Bibiliya zanyu Imigani 14. Imigani igice cya 14, Bibiliya iravuga ngo iki? Hari ibintu byinshi ariko turakoresha umwanya wacu neza. 14 umurongo wa 16, Imigani. Umunyabwenge atinya ibibi
ndetse akabihunga. ariko umupfapfa agenda ari icyigenge, akagira umutima udatinya. Ni iki kizakubwira yuko ufite ubwigenge bupfuye? Muri wowe Satani azazamuramo umwuka wo kutagira ikintu utinya. Ujye kumva wumva utinyutse kwinjira ahantu watinyaga kwinjira. Ubone wicaye mu birori wajya gutinya kwicaramo. Ujye kubona ubone mu mwijoro ry'umwijima wicaranye n'umuntu arimo aragukabakaba, ibyo bintu bitarakwigezeho. Ujye kubona ubone urimo uragenda utinyuka ibintu wajya gutinya. Kiba ari ikimenyetso yuko utakigengwa na Yesu, wamaze kugira ubwigenge bupfuye. Ikigenge nta kintu gitinya. Nuganira n'umuntu muri inshuti ngo arimo arakurambagiza, akakubwira ngo inyama y'ubwoba bayinkuyemo, ubuze inyama avuze ari iyi, uzahita ukuramo simukadi afite ufunguza indi, kuko uwo muntu azakugira nk'uko ameze. Umuntu utagira ikintu atinya. Ukwiye kwirinda kuba umuntu w'ikigenge. Bibiliya ibivuga neza mu rwandiko rwa 2 rwa Petero. Abasomyi ba Bibiliya tujyane urwandiko rwa 2 rwa Petero igice cya 2, ndisomera umurongo wa 10 wonyine. Bibiliya iravuga ngo ariko cyane cyane abagenda bakurikiza kamere bamazwe no kurarikira ibyonona, bagasuzugura gutegekwa. Aba bantu ni abantu bafite ikibazo gikomeye. Ntukagendane nabo, ntukagendane n'abantu b'ibyigenge. Ndi kumwe n'abana hano b'abanyeshuri. Iyo ugendana n'umuntu wananiye iwabo, wananiranye ku kigo, wananiranye muri karitsiye, no ku rusengero iwabo yarananiranye, ibyo afite muri we nibyo akwimuriramo. Ariko ni ikihe kintu cya kabiri kiranga abantu b'ibyigenge? Buriya nimushake muze kuguma mu mubwiriza. Ikindi kintu kiranga abantu b'ibyigenge cya kabiri, nimureba neza Imigani 29 umurongo wa 18. 29 umurongo wa 18. Bibiliya iravuga ngo aho guhishurirwa kutari abigenge, ariko ukomeza amategeko abahirwa. Amen. Nta muntu w'ikigenge ujya uhishurirwa. Buriya umuntu wemera kugengwa n'Imana, akagengwa n'umwuka wera, akagengwa n'ijambo ry'Imana, yaza mu nzu y'Imana akagengwa n'ubuyobozi Imana yashyizemo, yataha iwabo akagengwa na se na nyina mu gihe akibafite, yaba ari umugore yagera iwe akagengwa n'umugabo we nk'uko Bibiliya ibivuga. Haba hari imitego uyu muntu asimbuka. Kandi uko bucya bukira Imana iguhishurirwa. Iyo utigenga ukundana n'umusore mubi, Imana ikazaza igenda iguhishurira mu tugambo agenda avuga, mu tumesaje, mu kwivumbura, mu makuru ugenda uhabwa n'abantu muhura mu muhanda. Imana iguhishurira yuko wicaye ku ipanu. Hari abakobwa baba bicaye mu modoka nziza, arimo kugenda ijuru ryo ribara ko wicaye ku ipanu. Wowe wicaye mu modoka ngo ubuzima burimo buragenda. Icyo nshaka kubabwira ni iki: Imana ihishurira umuntu, ikamwereka imbere, ikamwereka imitego ihateze, ikamwereka aho yarobera bigakunda, ikamubwira iti wirobera ibumoso, jugunya urushundura iburyo. Imana iha umuntu ihishurirwa, ikakwereka abantu mugendana ko ntacyo bazapfa bakugejejeho, ikakwereka amahitamo y'ibyo wajyamo byazagutunga bikagira icyo bikumarira. Kuva uyu munsi ndabakangurira gushaka uburyo mwagengwa n'Imana. Iyo umuntu agengwa n'Imana, ibye byose Imana ibyinjiramo. Kandi iyo wamaze kugengwa n'Imana, ugeraho ibyo upanga hakaba n'iby'Imana yica,
kugira ngo utazabura ku byo yakugeneye. Ni bande muri mwe bajya bemera yuko hari ibintu byabo bicaye hano bavuga bati hari ibintu byanjye Imana yishe, ariko uyu munsi ndabishima kuko Imana yabyishe ifite ibyiza integurira? Ntabaharira? Amen. Iki rero nicyo twita Imana. Hari ibintu nagiye mfukama ndasengera nsaba Imana, ndangije ndanayibwira nti ibi bintu nibidakunda ntabwo uzaba uri Imana. Nshiduka bidakunze. Imana iracyari Imana, ntabwo ari Imana. Nyuma yaho maze kureba iby'Imana integurira, mpita mbwira Imana ngo ujye ubigenza gutya. Ubu rero ibintu iyo bipfuye ntabwo ngishyuha mu mutwe, kuko hari igihe bipfa bikazazuka byabaye byiza kurushaho. None we ngo baguteye indobo, hari n'igihe uzarya itanga. Umuntu ngo ntakiza gusenga, korari yayivuyemo, ukamuhamagara ngo amaze iminsi 3 ngo yikingiranye, abantu bakaguhamagara baturiya mukobwa musengana mu muganirize, hari umuhungu wamubenze none ashobora no kwiyahura. Upfa iki? Reka abasore barahari. Abasore barahari. Abasore b'abagabo barahari, abasore b'imbwa barahari. Abasore barabuze. Oya, mujye mwemera, niba mutigenga mujye mwemera Imana ibahihishurirwa. Icya gatatu kiranga umuntu w'ikigenge, Yeremiya igice cya 2. Umuntu uzabona atinyuka ibi bintu uzamenye ko ari ikigenge. Yeremiya 2:31. Abahageze tujyane. Yeremiya igice cya 2:31. Yemwe ab'iki gihe nimwitegereze ijambo ry'Uwiteka. Mbese nabereye Isiraheli ubutayu cyangwa igihugu cy'umwijima w'icuraburindi? Mu magambo make, nabereye Isiraheli ubutayu. Mu magambo make, hari ikintu mwamburanye. Imana irakomeza. Niki gituma abantu banjye bavuga bati turi ibyigenge, ntabwo tuzakugarukaho ukundi? Imana bijya biyibabaza kubona umuntu yarakuriye mu rusengero, akurira muri korari, akurira muri jiya, yabona akazi, yabona udufaranga, yabona agiye gukora muri politiki amenyekanye, yabona atangiye kwambara imyenda ari umukobwa, asokoza umusatsi ntupfuke, abahungu bose bamwaka utunimero twa telefone, wajya ko nukabona akoze mu mifuko ngo uriya rusengero ngo nta musore muzima uhaba, wariya nta mugabo wahava. Ukabona umuntu gusenga yarabiretse, Imana ikamubaza iti ariko se buriya nakubereye ubutayu koko? Agasura narakaguhaye, naguhaye abantu barakumenya, nagusize igikundira abantu barifuza yuko banaganira nawe, icyo umembye ni iki ngiki. Ubu abantu benshi babwira Imana bakayibwira ngo kuva uyu munsi mbaye ikigenge, n'ikimenyimenyi sinzakugarukaho. Nubona umuntu yaracitse mu nzu y'Imana, nubona umuntu yaracitse gusenga, aba yaramaze kuba ikigenge, akabwira Imana ati sinzagukenera. Ariko nagira mbabwire ngo Imana irakenerwa. Ushobora kutayikenera uteretwa, ariko ukazayikenera mu cyumweru cya nyuma cy'ubukwe. Imana yacu ihora ikenewe, ntukabe ikigenge. Nubona umuntu ukubwiye ko atazapfa akeneye Imana mu buzima bwe, uzamenye ko uwo muntu ni ikigenge. Ikintu cya 4 gikomeye cyerekana umuntu ko ari ikigenge, urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 6. Urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto, abahageze igice ndasoma icya 6. Pawulo yerekanye uburyo Imana yifuza ko abantu bayikorera, bayubaha kandi bayishaka. Ariko nureba neza mu rwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 6, uhereye ku murongo wa 19, Bibiliya iravuga ngo mbese ntimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero z'Umwuka Wera uri muri mwebwe, uwo mufite wavuye ku Mana,
kandi ntimuri abanyu ngo mwigenge, kuko mwaguzwe igiciro. Nuko rero mutume imibiri yanyu ihimbaza iki? Imana. Imana irabizi ko dushobora kuyihimbaza turimo kuvuga amena mu rusengero, ariko Imana yahisemo ubundi buryo bubiri budasanzwe bwo kuyihimbaza. Uburyo bwa mbere, Imana yaravuze ngo mwaba murya, mwaba munywa, cyangwa mukora ikindi cyose, mubikorere guhimbaza iki? Imana. Bivuze ngo ameza yawe nuramuka watsa akabenzi, uba ufite uwo ugiye guhimbaza. Ameza wicayeho, iyo watsa inzoga uri umukirisitu, uba ufite uwo ugiye guhimbaza. Imana irangije iravuga ngo kandi imibiri yanyu ni insengero z'umwuka wera. Kubw'ibyo rero nimutume imibiri yanyu ihimbaza iki? Imana. Ariko isi y'uyu munsi wa none, umukobwa arimo arafata tatuwaje y'inzoka akayikubita munsi y'umukondo, umukondo akawufungaho icyuma. Ariko reka ngire ikintu nkubaza kuko inda baziritse iherena ifite tatuwaje y'inzoka, uba wumva uwo muntu azakubyarira? Uretse ko iyo dutereta, mu bintu bya mbere Satani akora, arabanza akaza buri muntu wese akamwicaho ikintu kimwe. Iyo turimo kurambagizanya, Satani araza abakobwa akabica ikintu cyitwa amatwi, abahungu Satani akatwica amaso, ku buryo umuntu ashobora gukubita se wabasuye, wowe ukavuga uti njye ntago azankubita, ntubibone ko yakudiha. Umuntu mukamumu murarambagizanya, mama we akamuhamagara, yarangiza akabwira nyina umubyara, umusore uri hafi gukora ubukwe, akabwira nyina umubyara ngo ariko ngo ubu ngenda ndakwiyamye. Arimo arabwira nyina, wowe uri umugore we ntiwanamubyaye, azakubwira ngo iki? Ariko kuko amatwi aba yapfuye ntago wagira gute, ntago wabyumva. Nshuti zanjye, imibiri yanyu niyo yatumye Yesu ajya ku musaraba. Mu mubiri wawe Imana irimo irahashaka icyicaro. Mwibuke ko ibyaha bindi byose bikorerwa inyuma, ariko ubusambanyi ni icyaha gikorerwa he? Imbere. Ubu mufite amateka mabi abakurikirana kubw'ubusambanyi bwahise. Mufite amateka mabi abakurikirana kubw'ubusambanyi Satani yahinduye mufite. Kandi uyu munsi wa none mwabakobwa muri imbere yanjye mwe, namwe mwabahungu mwe, ubu Satani arimo arabatega ibisasu by'ubusambanyi bizaturika mwaramaze kuba abagore n'abagabo mushaje. Niyo mpamvu uyu munsi saba Imana mu mutima wawe iteremo intebe. Nigeze kumva indirimbo, nari ndimo mu mujyi nciye kuri gare, numva indirimbo ivuga ngo abakobwa bafite ubushyuhe n'abasore bafite ubushyuhe. Iyo ndirimbo nkomeza kumva abayirepeta, abantu barimo kuyumva baseka. Hako nza kwibaza ubushyuhe, nza kureba kuri telefone yanjye, nsanga ni n'umukecuru wabivuze ari amagambo, babihindura indirimbo. Ariko nibyo koko, abantu bagenda bashya. Inama nabagiraga ni imwe: nimusabe Imana izimye umuriro uri muri mwe, ahubwo yatse uwundi muriro. Mu gitabo cy'Umugenzi hagaragara umuntu wari uri inyuma y'inzu ashaka kuzimya umuriro wari wacanywe n'Imana, kandi iruhande hari undi muntu ufite amavuta arimo gusuka muri wa muriro ngo ukomeze wake. Bivuze ngo iki rero? Iyo tutaramenya Imana, Satani adushyiramo irari n'iruba. Iryo rari n'iruba rikatwatsa, kamere ikakumvisha icyaka. Nigeze kubona umuntu arambwira ati icyaka kiranyishe, ndebye nsanga ubwanwa bwaha n'ubwaha byanze kwegerana. Arambwira ati icyaka ni kibi, kijya no mu bwanwa ukabusokoza ntibusokoreka, ariko icyaka ni igiki?
umuriro w'ubuvumbyi, umuriro w'ubusambanyi, umuriro w'uburakari, umuriro wo gushaka kugaragara, umuriro wo kurwana n'iterambere kandi utari ku rwego rwaryo. Uwo ni umuriro Satani yacanye mu bantu, acana mu bantu umuriro wo kutanyurwa, ariwo utuma abantu bitukuza, ugasanga umuntu yahiye, hasi ni umukara, hejuru yabaye umuzungu w'umushinwa. Imana ikeneye kuzimya uwo muriro muri twebwe, yarangiza igacanamo umuriro wo gukiza imitima, igacanamo umuriro wo kunyurwa muri twe, igacanamo umuriro wo kuyikunda no kuyikorera no gushaka uburyo yinjira mu buzima bwacu. Umuriro ufite ninde wawugucanyemo? Nshuti zanjye, nagira mbabwire ikindi kintu gikomeye cyankanze. Nureba muri Bibiliya mu rwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo igice cya 3 umurongo wa 4, urwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo, abasomyi ba Bibiliya mwese murahazi, urwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo igice cya 3 ndisomera umurongo wa 4. Ni amagambo akomeye cyane. Bibiliya yavugaga ubuhenebere buteye ubwoba bwo mu minsi y'imperuka. Bibiliya ku murongo wa 4 igaragaza ko abantu bazaba bagambana, ariko Bibiliya iravuga ngo abantu bazaba ari ibyigenge, abantu bikakaza, bakunda ibibanezeza aho gukunda iki? Imana. Kuba ibyigenge. Ubu tugiye kugira abantu b'ibyigenge mu rusengero, tugiye kugira abantu b'ibyigenge mu miryango, tugiye kugira abaturage mu isi b'ibyigenge batumvira za leta, tugiye kugira abana mu ngo b'ibyigenge. Ababa ku mashuri mwebwe, ababa muri education murabibona, dufite abanyeshuri b'ibyigenge. Rwose uyu mwuka wo kwigenga kubi ni umwuka uturuka kuri Satani. Nshuti zanjye, nabakangurira cyane gushaka ukuntu muhinduka mukaba abantu bazima. Umuntu udashobora kugenga ururimi rwe, Bibiliya ivuga ko n'idini ye iba ari impfabusa. Kandi nshuti zanjye, ntago nabura kubabwira amagambo akomeye nasomye mu Baroma. Abaroma igice cya 6 umurongo wa 13. Abaroma igice cya 6 umurongo wa 13, Bibiliya iravuga ngo iki? Kandi umurongo wa 12, noneho ntimukimike ibyaha mu mibiri yanyu izapfa, ngo mwumvire ibyo irarikira. Ntimukajye mwumvira umubiri, ngo mwumvire icyo umubiri urarikira. Amaso arabeshya, amatwi arabeshya, amazuru arabeshya. Ndagira mbabwire inshuti zanjye, umunwa urabeshya, umubiri urashukana. Bibiliya iravuga ngo ubuto n'ubwiza ni ubusa. Ubuto n'ubwiza nabyo biganiriza umuntu bikamushuka. Hari igihe umuntu yambara igitenge cya mama we, warangiza ukajya mu ndorerwamo ugahindukira ugahita uvuga uti nanjye navamo umugore. Ariko kuba umugore ntabwo ari ukwambara igitenge cya mama wawe. Kuba umugore ni mu bitekerezo. Umubiri urashukana. Hari igihe umuntu aba ari umusore, kabona agatuza karahari kameze nka 3 ireba hejuru. Ukuntu umuntu agira agatuza rwose kabona ni kanini, ariko wajya kumva arimo arabaza mama we ngo turarya iki, kandi mama we ari umuyede. Wibaza icyatumye ako gatuza kadacurama. Ariko mwiriwe ni ikibazo, si ikibazo. Ari ufite agatuza n'ufite ibere ryaguye, ninde wakwikorera sima? Cyo nagira ngo mbabwire ni icyo. Umubiri urashukana, ubuto n'ubusore birashukana. Bibiliya iravuga ngo noneho ntimukimike ibyaha mu mibiri yanyu izapfa, ngo mwumvire ibyirarikira, kandi ntimuhe ibyaha ingingo zanyu,
kuba intwaro zo gukiranirwa, ahubwo mwitange, mwihe Imana nk'abazuke, n'ingingo zanyu muzihe Imana kuba intwaro zo gukiranuka. Ibyaha ntibikabategeke, kuko mudatwarwa n'amategeko, ahubwo mutwarwa n'ubuntu. Amen. Ingingo zanyu ni intwaro mu biganza by'Imana. Isura yawe ni intwaro nziza mu biganza by'Imana. Ushobora kumwenyurira umuntu wari kwiyahura ntiyiyahure. Akaboko kawe ni intwaro mu biganza by'Imana. Umubiri wawe, impagarike yawe, inda yawe ni intwaro Imana izifashisha kuzana ku isi abantu bazahindura amateka meza ku isi. Umugongo wawe ni intwaro ikomeye izahekera igihugu, igahekera itorero, hakavuka abantu bahindura amateka y'ibintu byananiranye. Ingingo zanyu uyu munsi nimuzifate, muzishyire mu biganza by'Imana, zihinduka intwaro Imana igomba kugira gute? Gukoresha. Ariko niba ibyo ngibyo bitabaye, uzigenga, uzarya ibyo ushatse, uzanywa ibyo ushatse, uzakundana n'uwo ushatse, akujyana aho ushatse, mukora ibyo mushatse, utahira igihe ushakiye, nutaha utaha uko ushatse, uvuga ibyo ushatse, ugambirira ibyo ushatse, ariko wibuke ko Imana ihora ikenewe. Imana yacu uzayikenera. Uyu mugoroba icyo nicyo nashakaga gutekerezaho. Mfite ubuhe bwoko bw'ubwigenge? Ubwigenge mfite ni ubwigenge bwo mu Mana. Ni ubwigenge butanyemerera kwambara ibibonetse byose nubwo byose nabibona. Ni ubwigenge butanyemerera kunywa byose nubwo byose nabibona. Ni ubwigenge butanyemerera gukora ibishoboka byose, ibintu byose, kuko Pawulo yaravuze ngo byose ndabyemererwa, ariko ibingirira umumaro ni iki? Ni bikeya. Muri uyu mugoroba, ninde muntu ushaka gufata ubuzima bwe akabushyira mu biganza by'Imana? Ninde muntu ushaka kubwira Imana ngo Mana, nagiye nigenga igihe runaka, kandi nagiye nsaruramo akaga muri ubwo bwigenge, none kuva uyu munsi ndemeye ngiye kugengwa nawe. Ndifuza yuko uyu mugoroba impagarike yanjye ihinduka intwaro mu biganza byawe, kugira ngo unkize kandi unkoreshe ngo ukirize n'abandi. Haramutse hari uhari yatambuka tugasenga. Hari uhari ubishaka? Umuntu ufite icyo gitekerezo, umuntu ufite icyo cyifuzo, niba uhari ngwino dusenge. Niba uhari ngwino dusenge. Wowe ufite icyo cyifuzo. Amen. Amen. Uyu mugoroba ni umugoroba udasanzwe. Imana iguhe umugisha mushiki wanjye, murumuna wanjye, Imana iguhe umugisha. Umubiri wawe, ubuzima bwawe ugiye kubuhindura ahantu ho kuramiriza Imana. Ugiye gusaba Imana yuko ubuzima bwawe ibufata bukaba ubw'agaciro. Ugiye gusaba Imana yuko utazongera kugengwa n'ibitekerezo byawe. Usaba Imana ikugenge. Mushiki wanjye, Imana iguhe umugisha. Muri uyu mugoroba tugiye gusenga, ndetse tugiye gusoza iri teraniro ry'uyu mugoroba. Niba wiyumvamo yuko iki ari igihe cyiza cyo kubwira Imana ngo Mana, sinifuza guhinduka ikigenge, mpindura umwana wawe kandi umpe gutuza. Niba icyo kintu cyifuza, ngwino dusenge, tera intambwe. Imana iguhe umugisha. Amen. Imana ibahe umugisha. Imana iguhe umugisha. Imana iguhe umugisha cyane. Nawe Imana iguhe umugisha. Amahitamo meza uyu mugoroba nuko Imana igiye gusiga amavuta yayo ku matwi yacu. Imana igiye gusiga amavuta yayo ku maso yacu, tujye tubasha kureba, tumenye udushuka n'utubwiza ukuri. Imana irashaka gusiga amavuta ku gikumwe cyawe, kugira ngo ujye umenya ibyo uhitamo ibyo ari byo. Imana irashaka gusiga amavuta mu mutwe wawe, kugira ngo ujye usubiza ubwenge ku gihe wo gutwarwa n'ibibazo byakurenze. Ujye wubura mutwe, umenye ko mu ijuru hari Imana. Uyu mugoroba Imana irashaka kugirana isezerano n'abasore. Amen.
muri uyu mugoroba ngiye gupfukama nsenge, kandi namwe abasigaye ndabasaba guhagurukiraho muri mwebwe abiyeguriye Imana, mwanyemerera tugapfukama kugira ngo dusenge. Uwiteka Mana nziza, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Mu rukundo rwawe no mu bubasha bwawe waraturinze ntitwagwa mu byo twari twagiyemo. Twagiye tukwereka yuko nitwigenga aribwo tuzabaho neza, ariko ntacyo twagezeho. Ubwigenge bwacu turabujugunye, tuje mu kugengwa nawe. Ubwo tugiye kugengwa nawe turabizi neza uzatwambika, uzatugaburira, uzaduha inshuti nzima. Kandi Mwami Uwiteka turabizi neza kubwo tugiye kugengwa nawe niwo uzadutegura ubuzima bw'ahazaza. Uzahira ibiganza byacu, uzahira amaso yacu, kandi ubwo dupfukamye ngwino uhire n'aya mavi yacu dupfukamishije. Imibiri yacu ni intwaro zikomeye wakagombye kubyaza umusaruro, ariko Satani yaduciye inyuma. Imibiri yacu ayibikamo ibibi, ariko ngwino uzimye umuriro Satani yacanye muri twe kugira ngo watsemo umuriro wawe muzima. Reka imbaraga ya Mwuka Wera ibona aho ikorera muri twe, itwigisha uko twitwara. Pfukamanye n'abasore bakweguriye ubuzima bwabo, pfukamanye n'abasore bakweguriye ahazaza habo, pfukamanye n'abasore bakweguriye amahitamo yabo. Kandi kuva uyu munsi imitima yabo inyurwe nuko bavuye mu bwigenge binjiye mu bwigenge buzima bw'ijuru. Uduhe amahirwe yo kuzaramira mu murimo wawe, uduhe amahirwe yo kuzabonesha amaso ibihembo by'abakiranutsi. Kandi nk'uko Mose yageze mu ishyanga ry'Abisiraheli agasanga ubwigenge bupfuye bwabangije, niko natwe tumeze. Ubwo tubanye nawe ngwino wongere uduhe ishusho yawe, abatubona bahere ko bamenye ko turi abahungu n'abakobwa b'ijuru. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24:14.